gushidikanya narubonyemo byinshi cyane bitazamva ku mutima ariko icyandutiye byose we ni umuri Imana yampaye aho nari natembereye nasanze umwari utagira uko asa musaba yuko twicarana aza yicara ibumoso bwanjye nibwo nangiye kumubaza byinshi kuko numvaga mwikundiye twaraganiriye bishira kera ambwira n'akazina ke kubera ko twari twazindukiye twembi njye natekerezaga ko ari iwabo nawe atekereza ko ari iwacu maze sezeye ngira ngo ntahe mbona wamanaguye mu kantu maze aramerekeza mbaza neza asezeranya ko azasura sigiye kubeshya kizira ko tandukanye nabishaka namusezeyeho mfise agahinda numvaga twakihamanira nazirikanaga ibyo yambwiye ngo nzajye mukundana wankunde we maze nkibuka imvugo ye nziza niseko iziri imbere ka ariko Imana nibishaka n'ubundi niyo yaduhuje izamanagura amarira yose tuzongere tubonane uwo munsi nzagira ibyishimo ubwo zabonana n'umukunzi we Esiteri mwana washavuje wiga Imana niyigena byose Esiteri mwana washavuje nkunda ngukunde umutima ugukunda Esiteri mwana washavuje wiga Imana